Okay guys, nk'ibisanzwe muri iyi video ngiye kuba nakwereka ukuntu nk'umutangizi ukuntu ushobora kuba wakoresha CapCut intambwe ku ntambwe akantu ku kandi buri kantu kose ko muri CapCut tugiye kuba twagenze twarebera hamwe duhere ku itangiro kuva uyidownloadinze CapCut kuba utangiye kuyikoresha editinga video akantu ku kandi intambwe ku ntambwe nk'umuntu uri gutangira nk'uko ndi kubivuga nk'umuntu umaze kudownloadinga CapCut imaze kugera muri telefone ye noneho tugiye kwiga ukuntu ashobora kuba yayikoresha intambwe ku ntambwe akantu ku kandi mbese ni izihe nzira ashobora kuba yakoresha ashobora kuba yacaho mbese kugeza ku rwego rw'ige azaba tumaze gukora video yacu tukayaploadinga kuri YouTube cyangwa kuri TikTok cyangwa kuri Instagram bitewe na video wateguye cyangwa bitewe n'imbuga uri gukoresha. Umutangize rero agomba kuba afite icyo bita CapCut ya downloadinze video narayibakoreye ku bantu mbese mwajyaga kuri App Store mukadownloadinga application mbese mukazibora naberetse website ushobora ko wajyaho ukadownloadinga application yagense wabuze kuri App Store warayidownloadinze biranga cyangwa ugezeho igihe cyo kwidownloadinga bigense biranga iyo video nagense narayibakoreye. Rero muri iyi video nk'umutangizi tugiye kwigana intambwe ku ntambwe akantu kose mbese nk'umutangizi kuva adownloadinze application mbese ukeditinga video intambwe ku ntambwe. Ngiyewe ikintu ndagusaba ni ukunkurikirana kugeza ku musozo kuko tugiye gukorana intambwe ku ntambwe. We nuza kugira ikibazo cyo kugenze mbese ikibazo cyari cyo cyose ucyandika hano hasi muri commentaire noneho nugira mbese igitekerezo nacyo cyandika hano hasi muri comment noneho iyi video uze kuyisangiza n'abagenzi bawe ubibasharinge maze nabo babashe kuba baguse babona ibi byiza. Tugiye kujyana intambwe ku ntambwe dutangira twiga uko wakoresha CapCut akantu ku kandi gutangira video. Reka dutangirane gusa nizere ko mwamaze gukanda subscribe yo ndabizi neza n'igitekerezo cyo ndabizi ko cyamaze kuhagera. Ngaho reka dutangirane nibikora Imana touch 250. Reka dutangire. Okay guys, nk'ibisanzwe uraza ufungure application yawe ya CapCut maze uhingukire hano handitse ngo new project uraza uhakande aha new project none umara ko akandi urahita mu video cyangwa ifoto ushaka kuba wakora nta kibazo none ngenda hitamo dore ngiyi hano ndaza kwita muri video cyangwa application mbese cyangwa application cyangwa bitewe n'ibyo ushaka gukora nimba ari ifoto cyangwa video nta kibazo. None ikintu urakora uraza ahangaha tubanze duhitemo size ya video yacu turaza mbese aka kantu reka nze nkwereka ahantu kari akangaka hakari hano muri application yacu ya CapCut karimo ahangaha uraza uscoring aha hirya gucya kuri utu two hasi udukurure uzana hino gutya uzana hano handitse cut none uze ugahitemo ukarebe neza dore ngaka kari ahangaha aka uraza ugahitemo tujya guhitamo size ya video yacu nimba ari ifoto wahisemo nimba ari video recordinze nta kibazo we uraza uhitemo size hano nimba video urayishyira kuri YouTube uraza guhitamo aga size ahangaha kuri 10 na kangahe 10 hano nimba ari ya YouTube urahitamo 10 hano nimba ari ya TikTok uraza uhitemo hano kuri TikTok video hano ni 16 cyangwa 9 cyangwa hano 4 n'ibice bitatu hano akenshi ziba ari za YouTube. None ikintu wakora uraza uhita ukora hano kugaterebye ukore hano kugaterebye maze ugense wemeze ngereka nze mitemo kuri 4 n'ibice bitatu uruwo ushobora guhitamo 16 n'ibice 9 bitewe nta kibazo bitewe naho ushaka no ukore hano kuki kugaterebye. Nshaka kwihutisha iyi video iki ni igice cya mbere nzabakorera mpaka kugeza igihe video mbese umenye gukoresha CapCut akantu ku kandi intambwe ku ntambwe. Noneho hano uraza hano ugense twarangije guhitamo size yacu iki ya video yacu nugira ikibazo cyandika hano hasi muri comment unta kubona video neza maze ugense uyisubiza. None hano ikintu tugiye kwadengamo aka music cyangwa indirimbo ushobora tugiye gushyiramo indirimbo muri iyi foto yacu cyangwa muri video yacu ushaka gushyiramo du sound effect mbese uba waragense downloadinze ku ruhande uraza kandi hano kwano kamenyetso ko guteranya kuko hejuru kabanza kanditso add audio yuga kanzeho ubu ugiye kureba audio ugiye ko washyira muri video yawe hasi handitse add text ana amagambo ushobora kwa wagense wakanda no twereka dukanda hano handitse ngo add audio hano handitse ngo add audio ahangaha aha hasi aha turaza dukande hano naka audio mbese cyangwa du sound effect ujya wumva muki muri telefone uraza tugakanda ukimira ko kakanda urabona hano handitse ngo sound
sound ndizera kuri kukabona neza cyane. Kano urakabona neza, kano kanditseho ngo sound, uraza ugakandeho kano kanditseho ngo sound, ugakandeho gutya. Ukimara kugakandaho gutya tugera ahantu hameze gutya, ngumvise ko iyi CapCut ubisaba kuyikoresha ufite amamega nibwo mbese ikora, ntabwo ikora nta mamega ufite, ubisaba ngo uyikoreshe ufite amamega. None izi zose ni sound ushobora kuba wagamse wakoresha ziba ziri hano kuri CapCut, ushobora kuba wazitamo kandi ntabwo wajya bagutera copyright. Ahubwo none twe turaza wenda ushobora kuba ufite nka video audio ufite muri telefone, uraza ukande ahangaha gutya, aha gutya. None hano nimba hari izo wari warigeze gukoresha ngeze nigeze kujya nzikoresha, mbese ndagiye nzikoresha urabona nta nimwe. None uraza uhitemo handitse ngo ahantu handitse ngo audio from video, ushobora guhitamo video cyangwa iki audio, urahitamo uraza wakande gutya. Numara kugera hano we kubera uraba utaraho washyiramo na video nimwe, urahita uhingukira muri video. Ngiye ko narayihisemo ndahita mbona video ngiyi, we uraza wakande mbese urahita ubonamo video, nurangiza ukande hano hasi aha nk'uko urimo kubibona. Ushobora kwagera gutya ushaka ngo guhitamo indi video ukagakora kuri kano ko gukuramo, ukagakuramo ugatanga access hano ukagakuramo gutya, akagushyura abantu ukakemeza gutya, kuko ngiye nari ngafitemo abari kugira ngo mbanze ngakuremo. None reka nze ngaho nsubiye inyuma, hano ndi kubona bisa nkaho biri kugora. Noneho hano nongere mitemo hano handitse extract audio from video. None ndaza mungire makande gutya, nongere nze mbanze hano nguremo kano komense ko gukuramo hano gutya. Okay, aha ndaza gutya. None kano ngese ngende nze nongere ngaruka hano nyuma kugeza igihe bigense byemere. Ni gutyo rero ubikore kugeza igihe bakujyaniye muri video cyane, kubera ngena nageze kuzikoresha baransaba. Okay, hano urabona yuko none misinza hano muri video uraza uhitemo aka video karimo uwo muziki ushaka kuba washyira muri video zawe. Hano ikintu ugomba kwirinda na copyright, gushyiramo video audio tw'abandi twamamaye cyane. Hano ntabwo byashoboka, ushobora kugahitamo wari we waragasevinze waragakozemo nka video, cyangwa wumva wakishimiye, cyangwa ari nk'aka video ushaka kwikoreramo CapCut mbese bitewe mbese nk'isabukuru, mbese ushobora kuba wagahitamo. Numaze kugahitamo ikintu ukora uraza urugero nimba ari nka kano akako hejuru ngena nagense nahisemo. None reka mbanze ngahitemo neza nitonze, mitemo akondi buze kuba nagense nakoresha, ndaza mitemo akantu ndegese ndakoresha. Noneho hano ikintu uraza ugahitamo nk'akantu wenda n'urugero urabona ko gahise kaza hano hejuru ngaka. None ikintu wakora uraza ugahitemo ugateremo aka V hara hejuru, urabona hari akantu k'akazeru ugakeramo gutya. None wangize uzu kandi hano hasi ku bururu, aha uzuha kandi ubu kano ka audio kari muri iyi video niko tugiye gukoresha. Uraza ugakandeho gutya, numara ko kandaho gutya niko kahise kaza hano hejuru, kaje hano hejuru ngaka. Aha hejuru aka niko ka mbere, ushatse wagense wagakandaho. Nukora aha ngaha gutya kuri uruhande rwaha hano handi asa nkaho ari aka audio, aha ukakora gutya urahita wumva audio yawe uko imeze. Aha hirya rero nukuyigense nukuyishyiramo, katubanze tugenze tukumve twumva ukuntu kameze. Okay, noneho hano turaza tugense tugashyiremo hano turakadingamo kambese gate kajya muri ya video yacu dukense turi gukora. Okay, aha ngaha noneho ushobora kuba wagense wakumva ko karibu. Okay, noneho hano urimo urabyumva neza cyane, byumva neza cyane. None turaza dukanda hano duse nkaho dusubiye inyuma gato cyane. Ubwo ashobora kuba ari amajwi yasizemo cyangwa indirimbo, nta kibazo, biremewe wayarekodinze ku ruhande. We nugira ikibazo, ikintu ushaka ko ndagufasha nta kibazo muri CapCut, nta kibazo. Noneho hano ikintu tugiye gukurikizaho intambwe ku ntambwe. Hano ikintu tugiye gukurikizaho tukatwana twumva akaziki kacu uko murimo kubyumva neza ko kari kuvuga. Ni tugiye kora niyi icyo bajya bita watermark. Watermark ushobora kuyishyira aho ushaka ku ruhande rwo hejuru, ni inkora ha mbese bitewe naho ushaka. Ushobora kuyishyira dore aho irajya, bitewe naho ugese naho ushaka kuri utu tuntu, bitewe naho ushobora kugense wayishyira. Ushobora kuyishyira hejuru ku ruhande mu nguni cyangwa hagati, cyangwa ukaba washa no kwa wagense wayikuraho. Mbese urimo kubibona neza cyane. Ujye ukayikandaho hano uhita ugahitamo ushobora kuyishyira ku ruhande cyangwa inyuma. Ariko hari uburyo ushobora kuba wakoramo iyi watermark ikagense ikavaho. Nimba uri kureba neza urabona ko hano akangaka uyu gakanzeho watermark ivaho. Ariko mbere iyo ugiye gusevinga video usaba kugense kuba wagense wakwishyura. Ibyiza rero no kuba wagense wayerekera iyi watermark ikabigumaho, nibwo sevinga video yawe nk'ubugense irangiye, nibwo igenze ijyaho.
noneho hano nk'uko urimo kubibona neza cyane, ndizera ko video ya wayirebye neza cyane. Iyo usoje video ukanda kuri hariya hejuru handitse h'ubururu handitse export, hariya iyo wakanze video ihita ijya muri telefone yawe. Hano ni intambwe ku ntambwe, iki ni igice cya mbere nabakoreye cy'uburyo ushobora kubagenza. Noneho hari n'abambajije ati ese ni gute ushobora kuba wakora rekisi ya video. Hano ushobora kuba waza hano, reka mbikore vuba vuba, gusa igice cya mbere kigarukiye aha ngaha. Ndaje mbereze n'igice cya kabiri, gusa ndabakorera akantu ku kandi intambwe ku ntambwe. Iyi rekisi rumare wabinsabye akamisemo kwihutisha video kugira ngo tugense tujyane hano gutyo. Urabona ko amagambo yagense yajemo agenda yiyandika muri video yacu. Hello guys, noneho nk'ibisanzwe video yacu ushobora kuba wagense wayisevinga muri telefone yawe. Ndaje mbereze ikindi gice cya kabiri cy'ikindi kintu uko muri bumbaze mbese akantu ku kandi namwe kujura kwa amagambo agenda yiyandika nta kibazo, yaba y'icyongereza n'ikinyarwanda byose hano birimo hano guys. Ndagusaba ngo ukande subscribe, like igitekerezo cyo ndabize ko cyamaze kugense kuhagera. Akantu ushaka ko nagense naza gukorera ukambaza hano hasi muri comment. Ntabwo ngiye nahereye ku gice cya mbere umutangiza ashobora yakenze yakwifashisha akora izi video, akora ibintu byanki n'amafoto. None we ikintu ushobora kubagenza wakora hano nk'ibisanzwe, ikintu ushobora kuba hano wakora ushobora kuba nawe wakora utu video ukadushyira kuri TikTok cyangwa YouTube ukoresheje icyo bita CapCut yawe. Nizere ko iyi video yagufashije. Iki ni igice cya mbere, ndaje mbakubite n'igice cya kabiri, ariko ndabanza mbone comment zanyu. Wenda mushobora kuba mwe musanzwe mubizi, wenda ngabana nagese nahereye hasi gusa nk'umutangizi ashobora yatangira gutya utundi agenda agenzo atumenya. Gusa ndaje mbahereze igice cya kabiri. Reka duhure muri video z'ubutaha. Ibisabinzwe ni Bikorimana Touch 250 ni Bikorimana Touch 250. Dore muri video z'ubutaha. Ciao ciao.